Yes, amahoro y'Imana nshuti bavandimwe, natwe turabasuhuje kubw'imbaraga z'umwuka wera, amaraso ya Yesu akomeze kubana namwe. Hano rero turi kumwe n'umuvandimwe, twagira ngo tumubaze uburyo ari kureba ibintu cyangwa se uburyo abonye impano y'ubuzima TV se arayibona te. Umujene, turashaka kukubaza twebwe impano y'ubuzima TV, ese nawe wibera hano cyangwa se ubaye? Nayo nibera hano Nyabugogo nyene. Murugo ni Muhanga. Murugo ni Muhanga. Nawe se wibera mu muhanda? Kubera icyo wibera mu muhanda kandi mbona wowe uri umusore uri umugabo? Ubushobozi. Akazi karabuze. Akazi karabuze? Ariko ufite aho uba ntabwo urara mu ikanefu? Ntabwo ndara mu ikanefu, mfite aho mba. Wibera Nyabugogo hagana he? Mbano ku Kinyoni. Ku Kinyoni. Okay. None se aha tugusanze wari uri mu duki? Nanjye ndi umusikari mani kwitoragura utuvide. Ndi umusikari mani gutoragura amavide. Uri gutoragura? Amavide n'amakarito. Amavide n'amakarito kujya ujye kuyagurisha ureko wabona ubuzima. None se byibura ubona hari icyo bigenda bigufasha mu mibereho yawe? Uko biri biruta kwiba. Uko biri biruta kwiba. Rata Imana iguha umugisha, uvuze neza. Ushubije neza gukora n'ibyo bya mbere. Kwiba byo ntabwo nkwifurije kuziba, ahubwo kwiba ubizibukire burundu. Kareka ntabwo nta nubwo bizegera bibaho. None se wasaba iki ku bantu badukurikiye ku mpano y'ubuzima TV, kugira ngo wenda se wabona akaza kurangira cyangwa se guhamagare, hari icyo wabasaba ku mpano y'ubuzima TV? Yohana, ubwo bashyiremo akabaraga bino bintu mwakoze ni sawa kabisa, bibona iby'akazi hageze umuntu ukabona yambwira nyine. Hageze umuntu ukabona yakubwira. None yagusanga he? Ugira telefone se? Ufite telefone? None se wabaha nomero yawe? Aziba 07 42 161 22. Ibaruye kuri Ramuse Jean Baptiste. Ongera usubiremo? 07 42 161 22. Yeah. None urakoze cyane, uravuga ati ubonye wampa akazi byakunda cyangwa se wagira icyo mfasha yabasha kumfasha. Ese nta bindi bintu wavuga wenda se bikubabaza cyangwa bikurakaza bitewe nuko ubona? Bimbabaza se ni byinshi. Ibyo dushaka utubwireho muri make, duhe nk'ubuhamya. Hari ukuntu nyine umuntu abavuye no kwisikajya n'iyo karito ugasahuye n'abarara barayakwambuye, n'ubu nimugoroba baraye bantwaye 3,000 nari mvuye gukorera. Ewana barara bo mu muhanda baraturembeje. Ubwo ari bwo ufasha bwo nkakwiye kutuye bakadufasha. Uva guhigana n'ibyo bicero ugasanga barayakwambuye barayitwariye kubera barara bo mu muhanda. Ariko muamuziranye se cyangwa muhurira mu muhanda gutyo gusa bagahita bakwataka? Duhurira mu muhanda nyine bakahita bakwataka nyine. Bakayagukuraho. Paul sana ihangane. Ariko byose biremera kandi byose birashoboka cyane. Nukuri nta kidashoboka, nzi neza ko Uwiteka azakugira neza. Yego murakoze. Kuko nomero yawe se ntiwayibahaye se? Wayibahaye nta kibazo. Rero bavandimwe, uyu muvandimwe mureba nawe duhuriye hano, twari turimo tuvuga Imana. Uyu muvandimwe duhura hano nawe byanze, rero niyo mpamvu arimo abegera ushoboye washobozwa wese. Umuntu wese wamushyigikira abishoboye yamushyigikira kugira ngo nawe arebe ko yabasha kugira ubuzima nk'abandi. Rero muvandimwe, nomero ya telefone mwayumvise, ugeze icyo ubona wamushyigikira, byose biremera bene data. Ntabwo byoroshye rero kuko urumva ko ngo yahuye n'abantu mu muhanda barara, mbega barara bamubera barara. Rero bene data muvandimwe, ntabwo bimworoheye. Hano ndabona hari abavandimwe bafite imifuka medanje, ntabwo yabyoroshye. Ntabwo yabyoroshye ni hatari, ariko byose birashoboka nshuti bavandimwe. Mbega urabona ko nyine baba bari gusya gatu, ariko Imana izabagira neza kandi byose biremera. Abajene mwebwe bimeze biteze? Meze neza? Geraho mumbwire ko bimeze neza.
mbere impamvu ufite uwo mufuka umeze neza abaye nta kundi arakundi rero urabona bamwe bagiye baryama bameze ukuntu mbega ibyo byose ni ibibazo ariko nta kundi byagenda Imana izabigenza neza bene data bavandimwe ba Kristo nshuti zacu bari Buraya bari hanze bari muri Amerika n'ahandi diaspora mbega urabona urugamba urubyiruko rwacu ko rumeze nuko nyine ariko ni bake banze ishuri banze kwiga mbega ni birebire rero bavandimwe murakoze cyane turabashimiye maraso y'umwami Imana akomeze kubana namwe mugira amahoro murakoze cyane shalom Uwiteka abarinde mugira amahoro umunsi mwiza